Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, reka tuyishimire urukundo rwayo rwinshi, ubuntu n'amahoro bituruka kuri yo bikomeze kubana natwe twese, amen. Yaturinze muri iri joro, none rikeye amahoro, twongeye kubona umucyo utamurura umwijima, igitondo kirabonetse. Imana yacu n'urukundo, Imana yacu iraturengera, itugirira neza, turayihimbaje. Reka rero twese abahumeka tugire tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi by'Imana yacu none n'iteka ryose, amen. Nshuti bavandimwe, reka nongere mbahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku Isabato riyobora abakuze kwiga Bibiliya. Iki ni igihembwe cya mbere, umwaka w'ibihumbi 2025. Turi mu nsanganyamatsiko zivuga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Turi mu cyigisho cya 13 gisoza iki gihembwe cya mbere. Ni icyigisho kitubwira ngo urukundo ni rwo rusohoza amategeko. Icyo kwibuka kiboneka mu Baroma 13:8, aho batubwiye ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abasohoje amategeko. Ingingo y'uyu munsi ni ingingo kwa gatatu w'Isabato tariki 25. Ni ingingo itubwira ngo amategeko n'ubuntu, amategeko n'ubuntu. Reka dusenge maze twinjire muri iyi ngingo neza, maze Imana ibidufashemo. Turagushimye Uwiteka mwungeri w'ubugingo, uruwera wa Isirayeli, uhabwa icyubahiro, turakwiringiye. Buntu n'amahoro bituruka kuri we bikomeze kubana n'umuryango w'abakristo wose. Buntu n'amahoro bikomeze kubana n'abasore muri iyi si. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, kandi ijambo tugiye kwiga ribashe gusohorezwa muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Amategeko n'ubuntu. Nk'uko twabibonye, amategeko n'ubuntu ntabwo bivuguruzanya, ahubwo bikora inshingano zitandukanye hakurikijwe urukundo ndetse n'ubutabera bw'Imana. Iyo haza kubaho itandukaniro, nubwo ryaba rito hagati y'amategeko n'ubuntu, iryo tandukaniro ryajyaga guteza urujijo Abisirayeli ba kera babonye Imana ubwayo itanga amategeko nko kugaragaza ubuntu bw'Imana mu buryo bukomeye. Mu gihe ibigirwamana by'amahanga yari abakikije byahoraga bihindagurika, byasigaga abantu badafite uburyo bwo kumenya ibyo bigirwamana byifuza ndetse n'ibibishimisha. Imana ivugwa muri Bibiliya yahaye ubwoko bw'aya mabwiriza asobanutse yerekeranye n'ibiyishimisha, kandi ikiyishimisha ni ikizanira ubwoko bwayo ibyiza, haba umuntu ku giti cye cyangwa muri rusange. Ariko amategeko ntabwo ashobora kudukiza icyaha cyangwa ngo ahindure imitima y'abantu bitewe n'ubunyacyaha bwacu tuvukana. Dukeneye gushyirwamo umutima w'ibyamwuka. Haleluya. Dukeneye gushyirwamo umutima w'ibyamwuka cyangwa se ukunda ibyamwuka. Yeremiya igice cya 31 uhereye ku murongo wa 31 kugeza kwa 34, hari amagambo ngira ngo dusome tuyumve adufashe neza. 31 Yeremiya kugera kuri 34. Aha baratubwiye ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cy'Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, ahubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni ko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Murongo wa 34. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava indimwe atimenye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, ni ko Uwiteka avuga. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Aya ni amagambo ari muri Yeremiya. Ni kino nibi bitwigisha cyerekeranye n'amasezerano y'Imana yo kuduha umutima mushya. Ni iki bitwigisha? Bigereranye n'igitekerezo dusanga muri Yohana igice cya 3 murongo wa 1 ibya Nikodemu. Byerekeranye no kuvuga bwa kabiri, igitekerezo muzi neza. Amategeko 10 yanditswe n'Imana ubwayo ku bisate by'amabuye.
aya mategeko nk'uko tubibona mu kuva 31 mu murongo wa 18, ariko amategeko yanagombaga kwandikwa ku mitima y'ubwoko bw'Imana. Itegeko ry'urukundo ntabwo ryagombaga kuba inyuma kuri twe, ahubwo ryagombaga kuba imbere muri twe mu mico yacu. Nshuti muvandimwe, itegeko ry'urukundo ntabwo rikwiye kuba inyuma, ahubwo rikwiye kuba imbere muri twebwe, mu mico yacu. Iri ni itegeko tugomba gutunga mu mico yacu, ntabwo ari iry'inyuma, ntabwo ari ryo tuvugisha ururimi gusa. Oya, Imana yonyine niyo yashoboraga kwandika amategeko yayo mu mitima yacu, kandi yasezeranye kubikora ityo, yasezeraniye kubikora ityo ubwoko bwayo kubw'isezerano. Haleluya! Ibi yarabisezeranye, kandi tuzi neza yuko icyo Imana yasezeranye, icyo Imana yavuze no kugikora iragikora. Somo riboneka mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 10, hari amagambo meza cyane avuga ngo, kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iminsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngiri isezerano ry'Imana, kwandika amategeko y'Imana mu mitima yacu. Ntabwo dushobora kwikiza ubwacu binyuze mu kubahiriza amategeko, ahubwo dukizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni impano ituruka ku Mana. None se Abefeso 2:8 ho batubwiye ngo iki? Nshuti muvandimwe, ibi tubonye ko tutabyishoboza, ni ubuntu bw'Imana, kuko niho batubwiye ngo mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Uku gukizwa bitangwa na Kristo, bitangwa n'Imana, ni impano y'Imana gusa. Ntabwo rero twubahiriza amategeko kugira ngo dukizwe, ahubwo twubahiriza amategeko kuko twakijijwe. Ntabwo twubahiriza amategeko kugira ngo dukundwe, ahubwo twubahiriza amategeko kuko twakunzwe, kandi kubw'iyo mpamvu dukeneye gukunda Imana na bagenzi bacu. Ubwacu natwe dukeneye gukunda Imana kandi tugakunda na bagenzi bacu. Nanone kandi amategeko atwereka icyaha, ibi twamaze kubibona. Atwereka ko dukeneye umucunguzi, twabibonye. Atuyobora mu nzira nziza y'ubugingo, kandi akagaragaza imico y'Imana y'urukundo. Amategeko, nshuti muvandimwe, arongera agahindukira akatwereka imico y'Imana, imico y'Imana, kuko icyo Imana itubuza niyo kamere yayo. Niba Imana itubwiye ngo ntimukagire urwango, nuko nayo itagira urwango. Niba ivuga ngo mukunde, nuko yuzuye urukundo. Niba ivuga ngo mugire impuhwe, nuko Imana ari inyampuhwe. Niba ivuga bya bindi byose, niko iteye. Mbese ibyiringiro byawe mu rubanza ni ibihe? Mbese ibyiringiro byawe bishingiye mu mwete ugira mu gukurikiza amategeko, cyangwa bishingiye mu gukiranuka kwa Kristo kugutwikira? None bishingiye, nshuti muvandimwe, ibyawe. Niki gisubizo cyawe kikubwira ku kamaro k'amategeko y'Imana, cyerekeranye n'icyo amategeko ashobora gukora ndetse n'icyo adashobora gukora? Amategeko ni ubuntu. Amategeko ni ubuntu. Imana itugirire neza, iduhe kuba mu mategeko yayo, iduhe gukurikiza icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye mwongere ubugingo bwacu. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, turagukunda, uri uwera, urakiranuka, uhabwa icyubahiro. Reka rero tukwishyire mu biganza, twebwe abana bawe tubashe kumvira ijambo. Reka tugushyire mu biganza abadamu batwite, komeza kubungabunga imbuto bafite, ubagirire neza, ubongerera icyizere. Tugushyize mu biganza bari mu mazu y'imbohe, Data ubarinde kwihebeshwa n'ibihome barimo, ahubwo bongerera ububyutse n'imbaraga byo kureka icyaha no gucika kuri cyo, maze babashe kukugarukira igihe gikwiriye, ubwo uzagaruka nabo bazabashe kukubona. Imfubyi n'abapfakazi turabakweretse, ubongerera imbaraga kandi uzibe icyuho,
urubyiruko rwacu abasore n'inkumi tubagushyize mu biganza, batsindira icyaha. Kandi data mwiza, aho bagenda hose, aho berekeza hose, jya ubaha guhagarara mu butware bwawe n'ubwiza bwawe no mu mbaraga zawe. Ubahe kwirinda nk'uko Yosefu yabikoze, ubahe guhagarara kigabo nk'uko Daniyeli yabikoze, maze mwami ubwo uzagaruka twese tuzakubona. Buntu n'amahoro bituruka kuri wowe bibane natwe. N'umunsi wa gatatu w'imirimo uduhire. Buntu n'amahoro bituruka kuri wowe, reka bigwire muri twe, bitwuzuze urukundo, mu izina rya Yesu, amen.